bashaka gukorera amafaranga online bakinvestinga mu website runaka ngo bungukira amafaranga runaka ku cyumweru, ugasanga abantu benshi bari guhomba ariko nyine ntabwo babarenganira kugerageza gufata amafaranga bafite ngo bayabyaza, kuko bose barabizi ko amafaranga ari online muri ino minsi, ko ntabwo amafaranga ubu ngubu afatika turi kuyakora mu bintu bya online ibyo ari byo byose, ariko ntabwo abantu bazi nyine ikintu kirusha ikindi gutanga profit mu bintu bya online. Sigabana abantu ngo bari kumayininga ngo bro ngo ngwino ngushyiremo hano, ngo uzane n'uriya muntu ngashyiremo hano ngo batwungukire. Hari ikintu ushobora gukora kiri mu bwenge, ugatekereza abo bantu b'amafaranga bakakungukira, wowe n'iki wakora kugira ngo abo bantu bo uha amafaranga bakakungukira bo bayakoresha iki kugira ngo avemo iyo nyungu? Mu bintu bimwe n'abo bantu bakora kugira ngo babone izo nyungu babasubiza harimo forex trading. Forex trading ushobora kuyiga ku giti cyawe mu cyimbo cyo guhurira umuntu amafaranga akungukire mu makeya yunguke menshi agwemo makeya. Urugero umuntu mu amadolari 500 yungutseho 400 mu gihe wenda cy'ukwezi n'umunsi umwe ashobora kuhakorera akahise agwaho amadolari 40. Amadolari 400 yabyaje yandi yawe agwayemo 40 araserebuye ngo